nubwo Yesu acecetse gato kandi warasenze cyane ntabwo bikuraho ko igihe nikigera umwami azagutabara. Haleluya. Ikaze mu ndirimbo y'umunsi mwene data ndabwo ntucike intege kuko gusenga isengesho n'imbaraga zikorera mu bitagaragara ariko zigasohoreza mu bigaragara. Umusore witwa Yabesi ngo yatakambiye Imana aravuga ngo icyama nguka mu mugisha rwose ukagura imbago yanjye ngo kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye ngo kandi indi byago ntibimbabaza. Bibiliya itubwira ngo nuko Imana imuha ibyo yasabye byose. Ndayamubwira ngo hari ibintu uri gusenyera ukabona ntibiri guhita biba ariko nuko imbaraga z'isengesho zikorera mu bitagaragara ariko zisohoreza mu bigaragara. Amaherezo uzabona ko wasenze kandi Imana yakumvise. Komeza usenge, komeza ukomange kugeza ubwo Uwiteka azatambika umuseke ukagutambikira. Icyo nzi neza nuko Imana itazareka umuntu w'intungane. Yesu aguhe umugisha kandi akunezeze. Yumva gusenga kwawe araheraho mu ijuru nawe agutabare ku munsi w'amakuba n'ibyago. Amen. Abandi batemeraga bazabazanya batimiwe, abandi bati oya siwe, uzababwira uti ni jyewe Yesu nkesha ibyo byose. Umunsi Yesu azaza iwawe bizakubera siripurize, bizatangaza benshi. Aba bandi batemeraga bazabazanya batimiwe, abandi bati oya siwe, uzababwira uti ni jyewe ni Yesu nkesha ibyo byose. Nubwo zacecetse gato kandi warasenze